Red Blue JD. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Red Blue JD Story. Ikaze ku nkuru yacu nshyashya Irari. Episode ya mbere y'inkuru yacu Irari igenewe kumva abantu bari hejuru y'imyaka 18. Tunabibutsa gukora subscribe, like, share na comment ngo byinshi byiza bibagereho. Yibagezaho ndi Byiza Jonathan. Ikaze. Niswe n'inshuti zanjye umupfubuzi. Ushobora kwibaza impamvu banyise gutyo. No kubera ko amasugi yose nari nzi naryamanaga nayo nta kurobanura. Nikundiraga amasugi yabaga ari abana beza, bagukunda, batarararutse, baryoshye, ari neza gusa. Nakundaga kwirebera udufilime tw'urukundo, nkasoma ibitabo n'uturirimbo tw'urukundo ko byamfashaga kubona imitoma ntera b'abakobwa bagatwarwa. Ushobora kwibaza iyo ngeso yo gukunda amasugi no gusambana aho nayikuye. Gusa hari uwabiteye, ambera ikigusha nkiri muto. Dore uko byatangiye. Nari mfite imyaka 16, ntangiye kumera utwanwa dukeya. Nigaga muri segonderi ya kabiri. Ndi umwana witonda, nsenga, ncuranga no ku rusengero. Nakundaga kwimenyera ibyanjye nta kavuyo. Umukobwa wangushije twarasenganaga. We yari afite imyaka 24. Yari mukuru rwose, afite n'akazi keza. Yaririmbaga muri korali y'urubyiruko, ari guterera abandi. Yaririmbaga abantu bose bagafashwa, Mwuka Wera akamanuka. Abantu bo mu rusengero bamukundaga kubi. Yitwaga Gloria. Gusa icyanshangaga n'uburyo yabaga ari kuririmba agasimbuka, utubere twe twikubitaga hejuru, tumanuka tuzamuka, n'utumoko utubona twishushanyije. Ariko ukabona abagabo n'abandi basore bagiye mu mwuka ntawe byitayeho. Gusa nabaga naturabutswe. Naramukundaga ku buryo nararaga nanamurota, nkifuza kuzaganira nawe byibuze, kuko nari naramusariye. Nta nubwo nari nzi aho nahera mubwira ko mukunda, kuko nari nyiri igipeti, nawe andutaho nk'imyaka igera mu 8. Rero gutuza nicyo gisubizo cyonyine nari mfite. Ikigoroba nakundaga kwigira ku rusengero kwicurangira piano nabo. Nawe yakundaga kuba ari ku rusengero rimwe na rimwe yaje kurepeta, nkajya muteraho akajisho nitonze. Niho naje kumenya ko Gloria yari afitanye umubano udasanzwe na perezida wa korali Olivier. Niwe watozaga abandi. We yari afite imyaka 32. Uwo Olivier yari afite fiancé usengeraga ahandi. Bigaha amahirwe menshi Olivier na Gloria guca inyuma umukunzi wa Olivier kuko batahoranaga. Mu by'ukuri namenye Olivier ku rusengero kuva kera cyane nkiri akana gato. Sinigeze mwiyumvamo n'umunsi wa rimwe. Noneho namwanze kurushaho maze kumenya umubano yari afitanye na Gloria, umukobwa nari narasariye mu ntekerezo. Bigatuma nifuza nanjye kuba nagira ijwi ryiza, abakobwa bakansarira nkamenya kuririmba. Gusa Gloria nakomeje kujya nza nkamwirebera niyicariye hirya y'aho babaga bari. Gusa najyaga kubona nkabona Olivier na Gloria bibese hirya mu nguni y'urusengero. Habaga hari umwijima ku buryo utabona abantu barimo. Nkibaza icyo Gloria akundira Olivier nkakibura, kuko nabonaga arimo bafite ibyanwa ku kananwa hose, ari igikara, mbega nabonaga natazi. Nkabura icyo afite gikurura umukobwa mwiza nka Gloria. Gusa Gloria yahasohokaga ubona yanegekaye, afite utwunzwe, ubona adatuje nk'uko yinjiyemo. Umunsi umwe nicariye hafi ya yanguni ndi kwinywera amata, ngiye kumva numva abantu bari gutongana bya hatari. Ntumbaze icyo bapfaga. Ubwo ngiye kubona mbona ni Olivier asohotsemo yarakaye murimo wa mwijima. Gloria nawe amuzi inyuma amwingingarira. Olivier yigira mu modoka yarigendera. Undi nawe amureba arenga, arihanagura, ajya ku gatebe kari ku ruhande, akomeza kwihanagura amarira. Ndamwegera gato nitonze, nyifite ya mata nari ndi gusoma na biswi. Mu by'ukuri sinari nzi icyo kuvuga, gusa mpfa kwicara impande ye. Mbona akomeje kurira, ubwo mfashe ikiganza cyanjye ntangira kumukorakora mu mugongo mwihanganisha, muha n'agatambaro arihanagura. Ubwo ngiye kumva numva arambajije ati, ufite imyaka ingahe Patrick? Nanjye nsa n'utunguwe nti tuzuza 17 ukwezi gutaha. Arongera ati, none se ufite girlfriend? Nanjye nisetsamo nti oya ntawe. Gusa numvaga namubwira ko namusariye nubwo ntaho nari kubihera. Abarongera arambaza ati, none se Patrick ujya wikinisha? Mba nguye mu kantu. Mba ndakebaguje ngo ndebe niba ntawe utwumvishe. Ubwo mba ndavuze nti, Glory, icyo kibazo ko numva nkivuga banciye mu ijambo. Ati, nsubiza. Numva ubwoba burantashye muri jyewe, ntangira komera amacandwe
abona ko nabuze icyo mvuga, mba ndadidimpanze. aba aravuze ati ok Patri, hari ikintu nshaka kugusaba kandi ni ingirakamaro kuri jyewe pe. Ejo wazaje mu rugo uvuye ku ishuri, nanjye nti ku ejo sinari mfite repetisiyo nawe, reka ibya repetisiyo uzaze nzaguha 10,000, uzaze saa 11. nta gushidikanya nahise nemera kuko numvaga nta naho nahera mpakana, akarusho noneho ngo harimo n'inote kandi yari amafaranga menshi muri icyo gihe. Ahita ahaguruka aba arandebye ati ntuzagire ubibwira habe n'umwe, niko kuhita agenda. Nsigaye aho ngaho nibaza Imana iduhuje nivuye igitumye mpamagaza cyo kinera amatsiko kurushaho, ku buryo ama n'amafaranga. Ntibyatinze bwarakeye njya kwiga, mvuyeyo njya mu rugo ndaruhuka. saa 10 zageze neza nasoje kwitegura njya kureba umukobwa nasariye iwe. nagezeyo saa 11 ziburaho iminota nk'icyenda gutyo, gusa nari natutubikanye ibyuya kuko nari mvuye mu rugo nkwebye papa washakaga ko tujyana ku rusengero. mpageze ndabanza ndihanagura mba ndakomanze, nawe yahise akingura nk'umuntu wari untegereje bya hatari. aba nkururiyemo imbere, ahita areba hanze ko nta muntu wambonye. ubwo nanjye nungurwa nuko ari kwitwara. abakubiseho urugi arafunga, arahindukira arandeba ati twavuganye kuza saa 11 kandi ntiziragera. naje nihisha, papa yashakaga ko tujyana ku rusengero, basi unyihanganire. ok ntaribi ni karibi, injira hariya mu cyumba. ubwo ndinjira, nawe aza nkurikiye akubitaho umuryango arafunga. mu by'ukuri nari natunguwe, ntazi icyo kuvuga, ntazi n'icyo gukora. nabonaga ibintu ari kubyihutisha adatuje. ubwo niko nyihagaze mbona ibitabo hirya, amabayibo, mbega ubona hasa neza, utuntu twose turi ku murongo. mu cyumba harimo ibitanda 2. sinari nzi ngo iki ni ikihe, gusa ntiyibanaga, yabanaga na Yvonne, nawe baririmbanaga ku rusengero. ku rusengero niho bishyuraga inzu yabo, hari hafi aho mu by'ukuri n'urusengero. nibwo bwa mbere nari ninjiye mu cyumba cy'abakobwa kitari cya bashiki banjye. akarusho bibana niko ubwo niko ibyuya byari biri kumva mu ntoki, ku gahanga, mbega nibuze. ubwo niko guhita mubaza aho mugenzi we Yvonne ari. nawe ati iki kwiga Bibiliya? namubwiye ko ndwaye aragenda. numva namubaza impamvu mbona asa n'utarwaye, ndamwihorera ntegereza ko ambwira icyo yabimpamagariye. aba arambwiye ati icara. atunga ukuboko aho ndi bwicare, nanjye ndicara. abarebye muri firigo, ampa igicupa cya fanta ati nywa kino ubanze utuze. nanjye ndanywa, numva koko ndatuje, gakonje bimanuka mu mubiri, numva ni byiza. hashize akanya maze gutuza, aba arambajije ati Patri, wigeze ubana mu cyumba n'umuntu mudahuje igitsina? nanjye ntiyego rwose, mama na mushiki wanjye abajunguje umutwe ati ntago mvuga abo ngabo, ndavuga nyine nk'umuntu mudafite icyo mupfana. mba ndamubwiye ati nta n'umwe. Patri, byibuze se wigeze ubona igitsina gore cyambaye ubusa? sinibazaga impamvu ari kumbaza, gusa kuko namukundaga sinashakaga ko anshishamo ijisho ko ntacyo nabonye. mba ndamubwiye nti mu by'ukuri ntakubeshye, hari igihe tica wacu ajya yicara nabi mu ishuri nkakubitaho akajisho. nawe ati oya, yewe si ibyo mvuga, ndavuga nk'umuntu nyine mubana, mugendana, musengana, cyangwa nyine n'ahandi mu buryo runaka. nkiri gushidikanya mu mutwe nshaka icyo amusubiza, nkiri kwibuka neza niba koko ntawe uhari. aba aramvumbuye ko ntawe, asa n'unyitegereza. aba arambajije ati menya uri umururu? nanjye nti umururu se ni ibiki? nsa n'ucanzwe. aba atangiye gufungura ibipesu by'ishati ye, aba yitaye hariya. ubwo icupa rya fanta nari mfite habuzeho gato ngo rincike. ubwoba burantaha, mbura uko mbigenza. ubwo agasume yari yambaye agataye hariya nako. ubwo niko ubwoba bwanyishe, niko kumwitegereza ndeba imoko ziwe zihagaze n'amabere ameze neza mato mato. ubwo namanuye icupa rya fanta gake gake nari mfite, nditereka hagati y'ibirenge byanjye, amaso ntayakura kureba mu gituza cye. ntabwo nari ndi kwizera ko ibi biri kumbaho, numvaga nageze mu ijoro, nibaza niba ndi kurota. nawe niko yandebaga anyitegereza, asa naho ari kureba ibyo ntekereza. aba arambwiye ati kunyitegereza cyane
nkora waba ushaka wose nta kibazo. Ntari kubyiyumvisha neza, nazamuye ukuboko nkora ko kutumoko dusa neza twajeho ubuntu bw'ubuheri ku ruhande. Ubwo nzamuye n'ukundi mba ndayafashe yose amabere, nsa n'uyakandamo, amabere yashyushye ameze neza. Ubwo niko nibuze nanjye inkoresho yanjye nayo yisajije mu mapantaro. Ntababeshya ari we mukobwa wa mbere mbonye yambaye ubusa ari kunyiha ngo nkore aho nshaka. Aba arambwiye ati okay Patri, ndakubeshya impamvu naguhamagaye hano, nifuzaga ko unsujura nanjye nkamera nk'abandi bana. Naramurebye byanshanze nti usujura kubera ikiza? Nawe ubona asa n'uri muri mudu amiraza amacandwa ati Patri, ndabizi ko ubizi ko njye na Olivier dukundana, kandi koko turakundana. Gusa Olivier yambwiye ko kugira ngo dushakane nuko nabanza nkamubyarira, ngo nibwo buryo bwiza nanyuzamo kugira ngo dushakane. Patri afite umukunzi, afite fiance, kandi wabo niwe bazi. Yambwiye ko kugira ngo dushakane byibuze yabanza akantera inda. Twabyemeranyijweho nyine kugira ngo ngenda ntera inda, turabikora yanga kujyamo, kandi hano twari turi twanze kwiteza abantu. Patri yarahatirije n'ukuri ko Imana yanga kujyamo. Gusa Olivier yambwiye ko kugira dushakane nyine nuko nabanza nkamubyarira ngo nibyo yifuza, kandi urabizi ko itorero ritagusezeranya utwite. Mba ndamubajije ati kubera iki wahisemo njyewe se ko ntigeze nkoraho sex na mbere hose ndi umuntu uri aho? Nawe ati Patri, njye na Olivier twarabigerageje kenshi ikanga kujyamo pe. Rero yambwiye ko atazakomeza guhatiriza ushyiramo ibintu bitajyamo, ambwira ngo ningende ndebe icyo nabikoraho. Nyine niyo mpamvu uri hano. Nahoraga nkureba uri ku rusengero, mbona witurije uri umwana utagendera mu bigare, nkeka ko ari wowe ushobora kumbikira ibanga. Nanjye nti ariko sex ntacyo nyiziho, kandi ndacyari muto, ntaho nigeze mbikora pe. Nawe ati nizere basi ko ku ishuri wize biology, nanjye nzi bike ndakwigisha mutwo nzi duke, ariko mbabarira igihe mu byibuze icyakuzanye kinkorera. Ivuna ataragaruka ava ku rusengero, dore amasaha yagiye. Ndagusezeranya basi ko n'ibihumbi 10 byawe ndi bubiguhe pe. Nanjye sinazuyaje, nahise nemera. Nari ngiye kuryamana n'umukobwa bwa mbere nakundaga, ndetse yampaye n'amafaranga. Yahise apfukama atangira kumanura ipantaro yanjye, nanjye ndamufasha tubikuramo, nayo nashyukwe. Yafashe umurego numva nenda gushwanyuka, arayifata arayitegereza, aratangara, barandebye mu maso. Abarambwiye ati narinzi ko ari gato, none nukurungana. Mba ndisekeje ntegereje ko ayishyiramo. Yahise ayishyira mu kanwa, atangira kunsakinga. Ubwo niko mpumirije ntangira kwibuka posteri nziza ndi bukore njye n'inshuti zanjye zo ku ishuri twaganiragaho. Ubwo nkiri gutekereza ibyo ngibyo numva bitangiye kuryoha cyane, nawe gira cyane. Mba murangirije mu kanwa, ahita akuramo agenda yiruka kubicira muri wese yo mu nzu. Nanjye ubwo yakomeje guhagarara nk'igiti. Aba arahagurutse avuyeyo, agarama ku buriri, atandukanya amaguru. Nawe arambwira ati ni muri gate mu bintu. Namanutse gake gake ndabimukorera. Nawe hashize nk'iminota 5 aba arambwiye ati ngaho yishyiremo. Narahagurutse ndayifata ngo nyishyiremo, nsesetsemo biranga, ndahatiriza. Nawe ariko atakabiranga neza, afata umusego awushyira mu maso, nashyiramo bikanga. Abanyeretse vaseline yari iri ku ruhande ngo nyishyiremo hanyerere kurushaho. Narayimusize, nshyizemo nabwo biranga, agasakuza cyane nk'ukubiswe n'inkuba. Menya ariyo mpamvu Olivier yamubwiye ko adashoboye. Gusa nibutse ko ndi guhatana na Olivier, nakoresheje imbaraga zose ngiye kumva numva igiyemo umutwe, nkajya nsunika, ariko ubona ko itava hiri. Nawe yari yasaku, amarira yaje, nta n'ukitaye ngo ninde utwumva. Nsohoye nkuyemo mbona amaraso menshi ku nkoresho yanjye.
ubwo natangiye kwinjiza nanone gake nsohora ninjiza, nuko arangije arambwira ati ntiwite ku kuba ndi gusakuza cyangwa biri kundya, wowe bikore bindire rimwe kuko n'ubundi byaramunaniye. Numva niyongereyeho nk'ibiro 5, ubwo mba nongeyemo menamo vaseline inyerera, mba ndongeye nyishyizemo. Ikirabyo cye cyari cyegeranye hashyushye hameze neza, sinitaga ku maraso. Ndamusukuma nawe yasaza atangira kumbwira ati biraryoshye, komeza. Numva bitangiye kuryoha cyane. Ngiye kurangiza twumva umuntu akomanze ku idirishya, nahise nkuramo n'ubwoba bwinshi. Nabo baricaye ngo yumve niba uwo muntu ari bwongere gukomanga. Abarongeye arakomanze, Gloria barahagurutse atangira gutunganya ibintu, ahita abaza ngo ninde. Undi nawe ati ni Yvonne. Ese Yvonne ntiyaba yatwumvishe? Ese urumva Yvonne ndamusobanurira ngo iki? Pamfatiye mu nzu y'iwabo. Ntuzacikwe na episode ya 2 y'inkuru yacu Irari. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Red Blue JD Story ngo byinshi byiza bibagereho. Jye wabageza gahunda byiza Jonathan na ubutaha. Red Blue JD.